Kristo Yezu akuzwe, ikaze ku muyoboro, ikaze kuri channel yacu Izabikora TV, channel cyangwa se umuyoboro ukugezaho ibiganiro byiza kandi bigufasha kugomeza kwitagatifuza aho uherereye mu rugo cyangwa se aho uherereye hose. Ntabwo biri kudukundira ko tujya gusenga nk'uko tubishaka kubera icyorezo cya coronavirus kitwugarije, ariko twirinde neza, tuzajyayo rwose nta kabuza, tuzabigeraho. Ngira ngo nk'uko murimo mubibona ku mashusho, uyu ni Padiri Fidèle. Padiri Fidèle yabarizwaga muri diyoseze ya Butare. Aka kanya akaba atakiri umusaseredoti w'iyi diyoseze kuko yabashije kuba yasezera kuri iyi mirimo. Ngira ngo niyo ngiye kukubwira, nk'uko ubibona ku mafoto cyangwa se ku mashusho, ari kumwe n'umukunzi we. Ushobora guhita wibaza ati padiri kuki ari kumwe n'umukunzi we? Padiri ari kumwe n'umukunzi we mu buhe buryo? Reka nkubwire byose byerekeye aya mashusho uri kubona. Padiri Fidèle Gasana yarongoye nyuma y'ibyumweru 2 asezeye ku bupadiri. Uyu mupadiri muri kubona ku mashusho yari umupadiri umwe mu bapadiri ba diyoseze katedrali ya Butare. Ubu rero ntakibarizwa muri iyi katedrali kuko yamaze gusezera kuri iyi mirimo. Gusa nyuma y'igihe gito ahita akora mariage. Ubu ngubu uwo muri kubona ku mashusho ni umukunzi we. Padiri Gasana Fidèle wakoreraga umurimo w'Imana muri paruwase katedrali ya Butare, nyuma akaza gusezera mu busaseredoti, yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we. Bavandimwe bakristo, ntabwo byoroshye rwose muri uyu mwaka, ugiye udufitiye udushya gusa. Gasana yasezeranye n'umukunzi we mu buryo bwemewe n'amategeko mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 Kanama 2020. Yahoze abarizwa mu bapadiri ba diyoseze ya Butare nyuma y'uko ahawe isakaramentu ry'ubusaseredoti mu mwaka wa 2018. Yize mu iseminari nto ya Virgo Fidelis Karubanda. Yavukiye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyagisozi mu w'1987. Murumva ko atari mukuru cyane. Mu ntangiriro za Kanama 2020 nibwo yasezeye muri uyu murimo wo kogeza inkuru nziza y'Imana. Bavandimwe, birababaje ariko none ni ubutwari gufata icyemezo nk'iki, aho kugira ngo ukore ibintu wiyorobeka, buke wambare ikanzu nziza nk'iriya koko ujye kwigisha abakristo kandi ukora ibintu bitari byiza igihe utambaye iriya kanzu. Nanjye mbona ibyiza rwose bafata icyemezo nk'iki ngiki. Gusa ntibiba byoroshye nyine ku bantu baba bamaze no kumenyera, ku bakristo bamaze kumenyera mu saseredoti nk'uyu nguyu, ariko nta kundi. Avuga ko mbere yo gusezera mu saseredoti yabanje kuburirwa irengero mu gihe cya Guma mu Rugo, nyuma akaza kugaruka. Uyu Gasana mu gihe cya Guma mu Rugo yigeze kubura nk'ukwezi kose ari i Kigali. Nyuma yaje kugaruka arongera asoma misa, ariko Musenyeri amusaba ibisobanuro. Mu byumweru 2 bishize nibwo yasezeye kuri Musenyeri ahita yigendera. Akoze ubukwe akimara kuva mu gipadiri nyuma y'uko mugenzi we Padiri Rebero Jean Damascene wahoze ari umunyamabanga w'umushumba wa diyoseze gatolika ya Butare, Musenyeri Rukamba Philippe, nawe yasezeye mu ntangiriro za Gicurasi 2020. Nyuma yaho muri Nyakanga 2020 ahita arongora. Nyuma yaho muri Nyakanga 2020 yahise arongora. Murumva ko bose basezera ariko nta gihe kinini gicamo bagahita bakora ubukwe. Bivuze ko ari ibintu bitabibagwiriye, ni ibintu baba batekerejeho rwose. Mu mwaka wa 2019 mugenzi wabo witwa Nambajimana Donatien wahoze ari umupadiri muri diyoseze ya Cyangugu, nawe yarushinze akimara kubivamo. Ahangaha ikibazo umuntu yakwibaza, bose iyo bakimara gusezera nta n'ukwezi gucamo bahita bakora mariage.
cyangwa se bakerekana abakunzi babo. Bivuze ko nkurikije ngewe ukuntu mbyumva, ni ibintu bitaba bibagwiririye, ni ibintu baba batekerejeho. Ku giti cyanjye ndumva ntabatera amabuye, ariko bikomeje gutya rwose sinzi aho umuryango waba usigaye. Imana idufashe, abasaserdoti nk'aba ngaba bakiri bato ntibakaze kudusuhuza ngo bahite bongera basezere. Buriya isezerano uba wahaye wagiranye n'Imana ukemera kwiyegurira ukaba umusaserdoti, ni isezerano rikomeye cyane. Ibi ngibi nabyita nko kwivuguruza, ku murimo w'Imana uba waremeye. Ugomba kuwukomeraho kandi ukawukora neza. Tubasabire rero ku myanzuro bafashe bano bose uko ari batatu, Imana izagumane nabo, ikomeze ibareberere. Ariko Imana idufashe rwose, inkuru nk'iyi ngiyi yo kongera kumva umusaserdoti wasezeye kuri iyi mirimo, rwose ntago ari igihe cyiza cyo kumva inkuru nk'iyi ngiyi. By'umwihariko ikibazo baba ari batoya, baba bakiri batoya, tugikeneye byinshi byabo. Ndabashimiye kuba mwaneze amatwi, mugumane natwe kandi mukore subscribe, mudukunde. Umunsi ku wundi tuzaba tubagezaho inkuru nziza kandi zizabanyura. Murakabaho.